reka tube kaza kujikana natwe mu biganiro bitandukanye nizere ko meze neza cyane abantu mu bice bitandukanye by'igihugu mu majyepfo mu majyaruguru mu burasirazuba no mu burengerazuba nizere ko ibiganiro byacu byamaze kukunogera cyane ni Kebet 250 TV online kuri YouTube njye nitwa MCM Kebet turakomeza tubana mu biganiro n'inkuru byinshi kandi byiza tukugezaho gatanu kuri gatanu ushobora no kuduhereza igitekerezo cyangwa icyifuzo unyuze kuri YouTube channel ugashyiramo comments mu biganiro tugenda tugukorera gatanu kuri gatanu. Ikindi kandi ushobora kunyura cyane kuri page yacu ya Facebook ni Kebet 250 TV ndetse no kuri Ranzo MKB ukatanga igitekerezo inyunganizi cyangwa se inama ku byo tugiye gukora uyu munsi rero nkabanguzaniye top 5 cyangwa se top 5 nyine y'abantu batanu bakomeye cyane bavuka hano mu karere ka Gatsibo ko by'umwihariko mu murenge wacu wa Muhura n'abantu batanu rero bakomeye mu gihugu ariko bavuka ahangaha mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Muhura mu tugari dutanu tugize uyu murenge wa Muhura uraza kumvamo bamwe uzi cyangwa se abo utaruzi bakagutungura cyane bitewe n'uko utaruzi ko bavuka ahangaha mu murenge wa Muhura. Aba rero akaba ari bamwe mu bakomeye cyane duhereye ku mwanya wa gatanu ni ukuvuga ko harimo ababa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu hirya no hino ku isi ariko by'umwihariko n'ababa mu gihugu b'imbere ko bafite imyanya myiza cyangwa se bafite imibereho myiza mu mujyi wa Kigali n'ahandi hantu hatandukanye bakaba bakomoka muri uyu murenge wa Muhura mu karere ka Gatsibo. Hanyuma rero duhereye ku mwanya wa gatanu tuzamuka ku mwanya wa gatanu turasanga witwa Muyoboke Bidas yunga akavuga mu kagari ka Rumuri mu murenge wa Muhura akaba aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho akora imirimo itandukanye y'ibintu n'ubucuruzi ni umwe mu rwiyemezamirimo rero bakora hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa kane turasanga uwitwa Amurungi Alexandre yunguye akaba ari mwe nawe mu bikorera baba hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba rero avuka mu kagari ka Bibare mu murenge wa Muhura muri aka karere ka Gatsibo. Hanyuma akaba nyine n'umwe mu bakora business cyangwa se mu bakora ubucuruzi hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane cyane ko ari umwe mu bikorera baba hariya mu bihugu bitandukanye ajyanyuzamo akaririmba n'umuziki cyane kazi no gucuranga gitari ndetse na synthesizer. Hanyuma rero ku mwanya wa gatatu turasanga uwitwa Nyirarukundo Beatrice y'umwe muramuzi cyane yabaye umunyamakuru ukomeye muri kuri RBA n'ubu ngubu ntiyakiri akaba rero avuka mu kagari ka Mamfu mu murenge wa Muhura. Nyirarukundo Beatrice rero nawe tumusanga ku mwanya wa gatatu w'abantu bavuka hano i Muhura bakaba babayeho neza cyangwa se bafite imibereho myiza cyangwa se bakomeye mu gihugu akaba rero ari umwe mu bakora hariya mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA radiyo y'u Rwanda. Hanyuma rero akaba ari Nyirarukundo Beatrice ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri rero nk'uko nabikubwiye mbere y'uko nkubwira ko ku mwanya wa kabiri ndetse n'uwa mbere navuga ko turi kumwe n'abafatanyabikorwa batandukanye turi kumwe na Inema Creative Design bagufite ibikoresho bitandukanye bagufite kandi uburyo bwiza waba ushaka kuba wahanyarukira bakagufasha muri ino minsi mikuru bagufitiye bimwe mu bijyanye n'imitako y'ubwiza imitako igendanye n'iminsi mikuru nka Noheli ndetse na Bonane bakaba banakwandikira ku myenda ku mipira ku mazu bandika ibyapa n'ibindi bintu bitandukanye hanyarukira kuri udu t-shirt twiza cyane maze bakwandikireho bitewe n'ibyo wowe wifuza barakwandikira ku makatasi ndetse n'ibindi birango bitandukanye. Abayobozi b'amakipe rero muhanyarukire babandikire ku myenda y'amakipe y'amajezi yanyu ushaka no kanyarukira ugakoramo ibintu byinshi ukunda. Ni Inema Creative Design turi kumwe nabo muri kino kiga muri ino gahunda yacu hanyuma ya top 5. Hanyuma rero turi kumwe kandi na JB Electronic Shop ni ibikoresho bitandukanye bya electronic birimo amaradiyo amateleviziyo amantene abanyarukire bareba imikufi myiza cyane ijyanye n'icyo cyerekezo bagufite kandi amatoshi bagufite ibikoresho byinshi bya electronic hanyarukire bibarize hanyuma bawe wahitamo bitewe n'amahitamo yawe. Nibo ngabo turi kumwe kandi n'ikindi kigo cya St Josephine VTC Training Center ni ikigo cy'imyuga giherereye ari mu Muhura nyine bakaba bagufite bamwe mu masomo meza cyane yagendanye no guteka amategeko yagendanye no gukanishi bw'imodoka ndetse bakaba banabafasha kubona ibijyanye na kategori yaba uruhushya rw'agateganyo ndetse n'uruhushya rwa burundu icyo bita definitive. Hanyarukire rero ni hariya hafi na Kiliziya Gatolika ni St Josephine VTC Training Center hariya i Muhura. Rero nabo ngabo turi kumwe nabo reka tujye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri rero tuzasanga witwa Uwihanganye Jean de Dieu akaba ari umwe mu bavuka muri Muhura akaba yavuka mu kagari ka Taba mu murenge wa Muhura. Ubu ngubu nyuma yo kuba umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ibikorwa remezo yabagizwe ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Singapor aribyo ari gukora muri ngubu akazi k'ubwambasaderi. Hanyuma rero
ni umwe mu bavuka mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Muhura mu kagari ka Taba nyine navuga ko bakomeye. Hanyuma rero ku mwanya wa mbere nagira ngo turasanga witwa Diane Gashumba, akaba ari umwe mu bakomeye bavuka muri uyu murenge wa Muhura, cyane kavuka mu kagari ka Rumuri mu murenge wa Muhura nyine mu karere ka Gatsibo. Diane Gashumba rero yigeze kuba yabaye minisitiri w'ubuzima igihe kinini cyane, nyuma y'uko avanyweho kuri uyu mwanya mu ntangiriro z'umwaka wa 2020. hanyuma rero ubu ngubu cyane ko nubwo tutari twamenya imirimo ari gukora, ariko nawe ni umwe mu bantu bakomeye twavuga ko bavuka ahangaha muri uyu murenge wa Muhura. Ubwo urutonde rero rw'abantu bakomeye bavuka mu murenge wa Muhura nabwo ari urutonde rw'abantu 5 bakomeye. Urutonde rwo ni rurerure, ariko umunsi twahisemo gukora 5, ubutaha tuzakora 10, cyane ko ari n'abantu benshi bahavuka. Twabwiye ko ku mwanya wa 5 tuhasanga Muyoboke Didasi Irumuri, akaba yarabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 4 tuhasanga Murungi Alexandre uvuka mu kagari ka Bibare, akaba nawe umwe mu bikorera, akaba yava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 3 turasanga Nyirarukundo Beatrice, akaba avuka mu kagari ka Mpamvu, nawe akaba akora mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA by'umwihariko muri Radio Rwanda. Hanyuma ku mwanya wa 2 turasanga Uwihanganye Jean de Dieu mu kagari ka Taba, nyine akaba avuka mu kagari ka Taba, yabaye umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ibikorwa remezo. Ubu ngubu akaba ari ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Singapor. Ku mwanya wa mbere twasanze Diane Gashumba, yabaye minisitiri w'ubuzima, ariko ubu ngubu ntago tuzi imyanya arimo, ariko nawe urumva ko ari umwe mu bantu bakomeye. Rero niwe dusanga kuri mwanya wa mbere mu rutonde rw'abantu 5 bakomeye rero bavuga ngaha mu karere ka Gatsibo by'umwihariko mu murenge wa Muhura. Hanyuma rero nakubwira ni Kebe 250 TV online kuri YouTube, ndetse ushobora no kudukurikira kuri page yacu ya Facebook Kebe 250 TV, ndetse no kuri Renzo Emi Kebe, hose ukagenda ugasanga waduha igitekerezo, inyunganizi, inama n'ibindi bintu byose ukeneye, ariko twazakubwira mu kindi gice cyacu, hanyuma tukazaba tubigukorera, cyangwa se ukanyura kuri YouTube ugashyiramo comments, hanyuma tukaza kumenya neza icyo wifuza, akaba tuzagukorera cyane kandi mwebwe tukorera. Nitwa MC Kebe, komeza muri bino biganiro Kebe 250 TV twabateguriye. Igice ni top 5 twakubwiraga abantu bakomeye bavuka mu murenge wa Muhura.